yahangayika urwego rwo hejuru. Urabona bono ubuzima Cedric akomeje kuba yaba maraza kuba yabuvamute. Ibibazo bikomeje kuba byabibazo. Ndetse Cedric akomeje kuba yahura n'ibizazane cyane mu rukundo rw'Akunda Arice. Ese ko tubona Arice nawe akomeje kuba yananezwa cyane kubera ko ari kubura amahitamo y'umuntu yahitamo muri aba babiri bose kandi tuzi ko Akunda Cedric ndetse na Sharon nawe akaba ari isezerano ry'ababyeyi bya kera. Uratekereza Arice kuri ino nshuro amahitamo ye arayahe? Ibibazo byo bikomeje kuba byabibazo, ndetse situation akomeze kuba yajyamo ikomeje kuba yababe cyane. Bikomeje kuba byamucanga cyane ikintu yahitamo kizima kimubereye cyatuma abaho yishimye. Arice akomeje kuba yagira ibitekerezo byinshi ikintu yahitamo kizima cyamubeshaho neza. Ese arahitamo nde muri bano basore babiri? Guys, nkwaye ikaze. Niba aribwo bwa mbere wawe wisanze hano kuri Venke Empire, ndagushimiye kandi ndagusaba kugira ngo ube watanga inkunga yawe ko bakanda kuri buto ya subscribe niba ukunda filime yacu Umukirire. Ndagira ngo ube wadutera inkunga maze utwemerere ukande kuri buto ya subscribe kugira tujyane mu biganiro byose bya filime yacu Umukirire. Kandi ndagira ngo utange ibitekerezo tubwire nawe ukuntu uri kwimvuka filime yacu Umukirire. Ese uratekereza ko Cedric intambara zakomeza kuba yayirwana kugeza ryari mu gihe ataragaragaza ukuri? Utekereza ko Cedric bizamworohera kugira ngo azatsinde intambara mu gihe ataragaragaza uwo ari we? Turi kubona ko ubuzima bwo bukomeje kuba bwamugora mu gihe agitsimbaraye kukuri. Mu gihe Cedric agitsimbaraye mu kuba yagaragaza ukuri, turi kubona ko ibintu byo bikomeje kuba byamucanga cyane. Turi kubona ko situation akomeza kuba yajyamo ikomeje kuba yaba mbi cyane. Ese arakora iki? Uratekereza ko Cedric ikintu araza kuba yakora kuri ino nshuro ari ikihe? Uratekereza ko tubona noneho Cedric ubu tuvugana afite ikibazo bamukubise ivaze mu mutwe akaba bamujyanye kwa muganga? Urabona araza kuba yakira? Cedric akomeje kuba yahura n'ibizazane bikomeye cyane kubera ko akunda Arice byonyine. Akomeje kuba yahura n'ibibazo bikomeye cyane kubera ko akunda Arice. Ese urabona iyi situation azayivamo gute? Urabona Cedric situation akomeza kuba yajyamo azayivamo bigenze ute? Ese ubona buno buzima akomeza kuba yabamo buzagenda neza mu gihe ataragaragaza ukuri? Ntago tuzi nimba kuba bamukubise iravaze nimba aho yaryamye yabyutse amahoro. Ntago tuzi kubera ko bamukubise ivaze mu mutwe nimba hari ahantu yabyutse yaryamye arongera kuba yahabyuka ari muzima nta kibazo afite. Ese Cedric wacu wamugiriye inama? Kutubona bikomeje kuba byamugora kano kanya kuri ino nshuro araza kuba yakora iki? Ndagira ngo wamugira inama nawe utubwire ukuntu Cedric ikintu araza kuba yakora kugira nawe yisange mu bibazo byose bitari kuba byamugiraho ingaruka ikomeye cyane. Kuko turi kubona ko ibibazo byo bikomeje kuba byamugora ku rwego rwo hejuru. Turi kubona ko situation yo ari kubamo ikomeje kuba yaba mbi cyane. Ese ari nkaho wishize mwanya wa Cedric akora iki? Ko tubona ikomeje kuba byamucanga kugira ngo abe yagaragaza ukuri nabyo byamucanze kugira ngo abe yavuga uwo ari we, byakomeje kuba byamucanga cyane. Ese umunsi bizamenyekana byo bizagendute? Umunsi Arice cyangwa se Dani cyangwa se Gihozo bazamenya ko Cedric ari we nyiri company bose bakoramo, ari we boss wabo bahemba uko kwezi kurangiye, bazabyitwara mote? Cedric we nubwo kinacyo bazo komeje kuba yakitwaramo neza ariko komeje kuba byamugora kuko ibibazo byari guhuriramo nabyo muri bino bintu komeje kuba byamucanga. Ngo tuvugana amaze kuba yajya mu bitaro kubera ko yamaze kuba yagwa igihumiro akahita bamujyana ku bitaro ikitaraganya. Ivaze bamukubise mu mutwe ntago tuzi ko riraza ko ryamusiga amahoro kuko Cedric ibyago bikomeje kuba byamuzira mu gihe cyose agikunda Arice ku rwego rwo hejuru. Turi kubona ko Cedric azakomeza kuba yahura n'ibizazane bikomeye cyane. Ntago tuzi ko hari igihe kizagera Cedric akamera neza mu gihe cyose agikunda Arice, mu gihe cyose akiri hano ntago tuzi ko bazamworohera. Ese ngahibaze wowe ko tubona noneho umuntu ngo ni Shafi kandi tuzi ko
bamaze kuba bamenya ko yafungiye Cedric hari mu nzu bakamufunga, ngahibaze none ko bari gutumiza abicanyi kandi atakiri hano. Ngahibaze none igihe uyu mugabo ngo ni Sharon azamenyera ko Cedric na Arice bakundana kandi Cedric ari umukozi wo mu rugo wabo, ibaze ikintu azakora Cedric. Cedric n'ubundi ari kuba barakibabara. Ntago tuzi ko uyu mugabo n'ubundi turi kubona urusha uburakare Shafi, ntago tuzi ko none namara kuba yamenya ko Cedric akundana n'umugore we, ntago tuzi ko none ubizamugwa amahoro. Uyu mugabo we turabizi ko none yamwica akamuvana ku isi. Guys, wowe wageze hano kuri iyi channel, nonge kuba naguha ikaze kandi nawe ukurikirana uyu muyoboro hano kuri iyi channel, nawe nonge kuba naguha ikaze kandi ndagushimira ku bwitange bwawe wagaragaje, ku rukundo rwawe watugaragarije ko wakunze ibikorwa byacu bya filime yacu Umukirire. Ngiye mu kumva hano kuri mikoro nitwa Nonsenga Venke, kandi icyo mbasaba niba mwageze hano kuba ngo dutera inkonga yo kuba mwakanda kuri buto ya subscribe kugira tujyane mu biganiro byose tuba turi gutegura umunsi ku munsi kuri filime yacu Umukirire. Icyo tubasaba ni ukuba mwagira uruhare kuri filime yacu Umukirire. Rero ntibagirwe kuba wagenda utabanje wakanda kuri buto ya subscribe kugira tujyane mu bikorwa byose babuca hano kuri iyi channel, kandi ntibagirwe kugenda utatanze ibitekerezo kugira ngo tubwire nawe ukuntu uri kwimva kuri filime yacu Umukirire. Kandi murabizi ko twe dukina mu magambo, murabizi ko ibikorwa byo dushira imbere. Icyo tubasaba ni ukuba mutabura ku kindi kiganiro kiraza kuba cyakurikira hano kuri iyi channel. Rero nabatindiye, ndabakunda cyane, muri abantu b'agaciro hano kandi muri n'abantu b'agaciro kuri filime yacu Umukirire.